Iya, abakunzi ba Arabora TV rero nk'uko mwakunze Jeannine mu ndirimbo ze zitandukanye kandi zifite ubwuzu, zifite umwuka wera, zituma abantu benshi bamutekerezaho uko atari. Uyu munsi rero twamusuye bwa kabiri cyangwa bwa gatatu, aratubwira ati rero ntabwo ndi buririmbe, noneho ndashaka kubabwira umuvugo, kubavugira umuvugo w'ijambo ry'Imana. Jeannine, turagira ngo usuhuze abakunzi ba Arabora TV, basuhuze gusa gutyo, basuhuze. Yego, baragira ngo wongere ubibwire kuko hari ababa bakubonye aribwo bwa mbere, kandi numara kubibwira urangize utugezeho umuvugo waduteguriye. Ndabasuhuje abakunzi ba Arabora TV, nanjye ndabishimiye kandi ndabakunda cyane. Amazina yanjye ni yandi, nitwa Manirakiza Jeannine. Uyu munsi nifuje kubavugira umuvugo ujyanye n'ibitabo bigize Bibiliya. Reka tuwutangire. Nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara abantu mu gutegeka kwa kabiri, mu gihe Yesu yari arimo atekereza ku muryango w'abacamanza. Maze nongera kumva rusamagara n'ijwi rirenga ati, Samweli, Samweli. Muri ako kanya abami ba mbere n'abami ba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira, Nehemiya na Esiteri kugira ngo babahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo. Batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha ababyeyi imigani ku bijyanye n'umubwiriza no kwigisha abantu ko baririmba indirimbo ya Salomo. Ibi byahuye n'igihe Yesayi yahumurizaga Yeremiya iby'amaganya ye, na Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo bya Hosiya na Yoweli. Maze nongera kumva Amosi na Obadiya bari kubwira abantu bose inkuru zose za Yona, ukuntu yahunze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki. Maze kumva ko iyo nkuru ikomeye cyane kumirwa n'urufi ukamara gatatu utarya utanywa, nanjye nsaba Zefaniya ko yamfasha gushaka Hagayi nitwamubona. Maze Zekariya atubwira ko yagiye gufasha Maraki kubwira abantu ngo bisubireho kuko umunsi w'Uwiteka wegereje. Iryo ryari isezerano rya kera. Hashize igihe kinini cyane mfite ubwoba bwinshi, numva ijambo ngo igire ubwoba, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Maze Matayo, Mariko na Luka babyamamaza hose. Yohana akimara kubyumva ati sinahatangwa. Ahita dutekerereza uko ubutumwa bwageze ku isi hose yifashishije igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntabwo narekewe kugenda, narakomeje sanga Abaroma bari kuvuga bati, yemwe torero ry'Abakorinto ba mbere n'Abakorinto ba kabiri, nimwumva uko Pawulo atubwira nubwo abwira Abagalatiya n'Abefeso. Nahise nimuka ngiye gusura Abafilipi, mpura n'Abakolosayi benshi bari kuvuga bati, Tesalonike, Tesalonike, wikuka umutima. Numva irindi jwi ngo, Timoteyo, Timoteyo. Naho Tito yari arimo abaza Filimoni, umuntu wandikiye Abaheburayo, amubwira ko hari Yakobo w'Abisi. Ku rukuta twari twegeranye yari handitseho ngo, Petero, Petero, hamagara Yohana, Yohana, Yohana nakwita umubwira asobanurire Yuda iby'ibyahishuwe byose, anabwira abantu bitegure bamese ibishura byabo kuko uzaza atazatinda. Iryo ryari isezerano rishya. Murakoze cyane. Murakoze Jeannine. Jeannine arakoze cyane kutugezaho ibitabo bigize Bibiliya uko ari 66 byose yarabifashe mu mutwe abitugezaho mu muvugo. Jeannine, ibi bitabo kugira ngo bimenye wabibwiwe n'iki? Ikintu cyabimbwiye ni uko nakunze gusoma Bibiliya cyane. Noneho mu rusengero bajya kuvuga ngo dusome igitabo, waba ufite Bibiliya kubera utazi uko ibitabo bikurikiranye, ugasanga barangije gusoma ijambo ry'Imana utari wabona aho bari gusoma. Rero njyewe niha umwanzuro wo kuvuga ati, ibi bitabo ngiye kubyiga mbikurikiranye, ku buryo niba byavuga aho dusoma nzajya menya aho ndashakira n'igice igitabo bavuze giherereyemo. Nicyo cyatumye niga uyu muvugo ugize ibitabo bya Bibiliya. Jeannine, ufite imyaka ingahe? Ko ufite ibintu byinshi by'Imana, ufite imyaka ingahe? Imyaka yanjye navutse 2004, ubwo mfite imyaka 18. Ufite imyaka 18? Yego. None se ku bintu by'Imana bifite cyane mu mutima wawe, niki kigutera amashyushyu yo kubimenya? Nuko nkunda Imana cyane, kuko Imana nayibonyemo byinshi. Imana nanjye yaranyishije, nagwaye uburwayi bukomeye, Imana iranyiza. Ikindi ni uko mfite ababyeyi b'Abakristo banoje gusenga ndi umwana, nanjye ndabikunda. Si uko wakunda gusenga kubera babigutoje, ahubwo nanjye ndabikunda ku giti cyanjye. Niyo mpamvu numva ibintu by'Imana bikunze. Yego. None se ongera udusubiremo ko hari abatabifasha. dusubiramo umuvugo rwose ndumva ngiye nifuje kuwusubira nta kibazo kuwusubiramo nawe usubiramo dusubiremo kugira ngo nanjye bifate
nagiye kuri hoteli yitwa Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara abantu mu gutegeka kwa kabiri, mu gihe Yosuwa yari arimo atekereza ku muryango w'abacamanza. Maze nongera kumva Rusi ahamagara n'ijwi rirenga ati Samweli Samweli. Muri ako kanya abami ba mbere n'abami ba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira, Nehemiya na Esiteri kugira ngo babahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo. Batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha ababyeyi imigani ku bijyanye n'umubwiriza. Ibi byahuye n'igihe Yesayi yahumurizaga Yeremiya ku by'amaganya ye. Na Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo bya Hosiya na Yoweli. Maze nongera kumva Amosi na Obadiya bari kubwira abantu inkuru zose za Yona ukuntu yahunze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki, maze kumva ko iyo nkuru ikomeye cyane, kumirwa n'urufi ukamara gatatu utarya utanywa, nanjye nsaba Zefaniya ko yamfasha gushaka Hagayi nitwamubona. Maze Zekariya atubwira ko yagiye gufasha Maraki kubwira abantu ngo bisubireho kuko umunsi w'Uwiteka wegereje. Iryo ryari isezerano rya kera. Hashize igihe kinini cyane mfite ubwoba bwinshi, numva ijambo ngo ugire ubwoba, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Maze Matayo, Mariko na Luka babyamamaza hose. Yohana akimara kubyumva ataho sinahatangwa, ahita dutekerereza uko ubutumwa bwageze ku isi hose yifashishije igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntabwo naretse aho kugenda, narakomeje nsanga Abaroma bari kuvuga bati yemwe torero ry'Abakorinto ba mbere n'Abakorinto ba kabiri, nimwumva uko Pawulo atubwira nubwo abwira Abagalatiya n'Abefeso. Nahise nimuka ngiye gusura Abafilipi, mura n'Abakolosayi benshi bari kuvuga bati Tesalonike Tesalonike, wikuka umutima. Numva irindi jwi ngo Timoteyo Timoteyo. Naho Tito yari ari kubaza Filimoni, umuntu wandikiye Abaheburayo, amubwira ko hari Yakobo wabizi. Ku rukuta twari twegeranye hari handitseho ngo Petero Petero, hamagara Yohana Yohana Yohana, nakwitaba umubwira asobanurire Yuda iby'ibyahishuwe byose, anabwira abantu bitegure bamese ibishura byabo kuko uzaza atazatinda. Iryo ryari isezerano rishya. Itangiriro ku muhanda wo kuva mu nzira y'Abalewi bari kubara abantu mu gutegeka kwa kabiri, mu gihe Yosuwa yari arimo atekereza ku muryango w'abacamanza. Maze nongera kumva Rusi ahamagara n'ijwi rirenga ati Samweli Samweli. Muri ako kanya abami ba mbere n'abami ba kabiri bo ku ngoma ya mbere n'iya kabiri baje gusura Ezira, Nehemiya na Esiteri kugira ngo babahumurize ku byabaye kuri Yobu mwene wabo. Batangira kuririmba indirimbo za Zaburi no kwigisha ababyeyi imigani ku bijyanye n'umubwiriza no kwigisha abantu uko baririmba indirimbo ya Salomo. Ibi byahuye n'igihe Yesayi yahumurizaga Yeremiya ku by'amaganya he, na Ezekiyeli na Daniyeli baganiraga ku bitabo bya Hosiya na Yoweli. Maze nongera kubona Amosi na Obadiya bari kubwira abantu bose inkuru zose za Yona ukuntu yahunze Imana. Muri ako kanya Mika yihutira kubimenyesha Nahumu na Habakuki, maze kumva ko iyo nkuru ikomeye cyane, kumirwa n'urufi ukamara gatatu utarya utanywa, nanjye nsaba Zefaniya ko yadufasha gushaka Hagayi nitwamubona. Maze Zekariya atubwira ko yagiye gufasha Maraki kubwira abantu ngo bisubireho kuko umunsi w'Uwiteka wegereje. Iryo ryari isezerano rya kera. Hashize igihe kinini cyane mfite ubwoba bwinshi, numva ijambo ngo ugire ubwoba, Emmanuel, Imana iri kumwe natwe. Maze Matayo, Mariko na Luka babyamamaza hose. Yohana akimara kubyumva ataho sinahatangwa, ahita dutekerereza uko ubutumwa bwageze ku isi hose yifashishije igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa. Ntabwo narekewe kugenda, narakomeje nsanga Abaroma bari kuvuga bati yemwe torero ry'Abakorinto ba mbere n'Abakorinto ba kabiri, nimwumva uko Pawulo atubwira nubwo abwira Abagalatiya n'Abefeso. Nahise nimuka ngiye gusura Abafilipi, mura n'Abakolosayi benshi bari kuvuga bati Tesalonike Tesalonike, wikuka umutima. Numva irindi jwi ngo Timoteyo Timoteyo. Naho Tito yari ari kubaza Filimoni, umuntu wandikiye Abaheburayo, amubwira ko hari Yakobo wabizi. Ku rukuta twari twegeranye hari handitseho ngo Petero Petero, hamagara Yohana Yohana Yohana, nakwitaba umubwira asobanurire Yuda ibyahishuwe byose, anabwira abantu bisubireho bamese ibishura byabo kuko uzaza atazatinda. Iryo ryari isezerano rishya. Murakoze cyane.
murakoze cyane. Murakoze Janine, Imana iguhe umugisha. Bye. Arabohora TV.